tubashimiye ko murimo kutwumva. Buri mwaka ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bwinjiza mu mifuko y'abantu miliyari 243 z'amanyarwanda mu isi yose. Buri segonda rimwe mu isi haba hinjijwe miliyoni 7,700 by'amanyarwanda avuye mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Buri segonda rimwe. Abacuruzi ibiyobyabwenge bose bo mu isi baramutse bishyize hamwe bagakora igihugu cyaba ari icya 21 gikize ku isi. 6% by'ibiyobyabwenge bifatwa n'abashinzwe umutekano biba byatwawe mu ndege. 59% by'ibifatwa bifatirwa muri za gari ya moshi. Mu mato ho hafatirwa 35% by'ibiyobyabwenge byose bifatirwa ku isi. Mu bihumbi 2011 muri Mexique abacuruzi b'ibiyobyabwenge bishe abantu 595 bari bashinzwe kurwanya icuruzwa ryabyo. Kuva mu bihumbi 2006 muri Mexique honyine abantu 50,000 bamaze kwicwa n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge kubera ko babangamiraga ubucuruzi bwabo. Umuryango w'abibumbye uvuga ko 42% bya kokayine ikorwa mu isi ariyo yonyine ifatwa. Indi yose abantu bayinjiza mu mibiri yabo. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Mu bihumbi 2018 imibare yagaragajwe n'ibitaro bivura indwara zo mu mutwe bya Ndera muri Gasabo yerekanye ko abahivurije batewe ibibazo n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge bari 994 mu bihumbi 2010. Babaye 1432 mu bihumbi 2015, mu bihumbi 2016 baba 2804, naho mu bihumbi 2017 bagabanukaho gato baba 1960. Abantu banywa amoko menshi cyane y'ibiyobyabwenge haba mu kwivura cyangwa se mu kwishimisha. Inzoga, itabi, urumogi, cocaine, heroine, morphine, ketamine, amamfetamine, metamfetamine, phenethyline n'ibindi byose biherwa na ine, LSD n'ibindi byinshi cyane. Byose ntabwo babinywa cyangwa se ngo babirye bagamije guhaga. Icyo babishakamo cyose kibera mu bwonko bwabo. Uyu munsi ikoranabuhanga rifite ubushobozi bwo gusobanura iki biyobyabwenge bikora mu mitwe y'ababinyoye. Ni iki mu by'ukuri kiba mu bwonko bw'umuntu maze kunywa ibiyobyabwenge? Niba biyobya ubwenge, kubera icyo abantu babinyoye bifuza gukomeza kubinywa? Bigenda bite ngo bibate umuntu? Tubahaye ikaze mu kiganiro Waruziko. Turi kumwe na Cogebanque. Uburyo bunoze, butekanye kandi bunihuse bwo gukoresha banki yawe ni ugukanda akanyenyeri 505 urwego. Ohereza amafaranga, gura umuriro, ureba amafaranga asigaye kuri konti ndetse n'ibindi byinshi. Gendana n'ibigezweho nawe uhitemo gukoresha serivisi z'ikoranabuhanga za Cogebanque. Ku bindi bisobanuro wagana ishami rikwegereye cyangwa se ugahamagara 50 50. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2020 inzego z'umutekano mu Butaliyani zafashe konteneri 3 zirimo ibiyobyabwenge by'ibinini miliyoni 84. Izi ni toni 14. Ni ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'amamfetamine byari byarakorewe muri Syria bikozwe n'umutwe wa leta ya Kisilamu. Ibi biyobyabwenge bifite agaciro ka miliyari 1 y'amayero. Izi ni miliyari 1000 z'amanyarwanda. Uyu munsi Syria nicyo gihugu cya mbere ku isi mu gukora mwene ubu bwoko bw'ibiyobyabwenge. Inzego z'umutekano zemeza ko aha ariho umutwe wa leta ya Kisilamu ukura ingengo y'imari ukoresha mu kugura intwaro no kugaba ibitero. Buri segonda rimwe mu isi haba hasaruwe kandi hatunganijwe ibiro 2 by'urumogi. Mu bihumbi 2014 nibura abantu 3.8% ubaza abatuye isi bose banyoye ku rumogi. Muri uwo mwaka wonyine buri munsi mu isi hakorwa toni 180 z'urumogi. Nicyo kiyobyabwenge kitemewe kinyobwa n'abantu benshi ku isi. Mu bihumbi 2018 umuryango w'abibumbye wabaraga abantu miliyoni 192 banywaga urumogi muri iyi si. Mu bihumbi 2017 bari miliyoni 191, bivuze ko mu mwaka umwe wonyine havutse abanywa urumogi miliyoni 10. Ni gute icyatsi gishobora kwimeza iyo bakinjije mu mubiri gituma umuntu azengera ubwenge bwe bukayoba?
kiriya giti cyitwa urumogi kibamo ikinyabutabire cyitwa tetrahydrocannabinol THC. Ubwonko bwa buri wese muri twe buba bwifitemo ibyo wagereranya n'ibinure, babyita lipide. 55% by'uburemere bw'ubwonko bwawe ni ibinure. Ibinure byo mu mubiri aho biva bikagera bikunda iki kinyabutabire cya tetrahydrocannabinol THC kiba mu rumogi. Iyo iki kinyabutabire gihuye n'ibinure byo mu bwonko, ibi binure biba bibonye ikintu bikunda byifuzaga. Mu bihe bisanzwe amakuru yose yinjiye mu bwonko abukwirakwiramo ameze nk'amashanyarazi. Ubwonko bwawe bufite utunyangingo miliyari 100 batwita neurone. Amakuru yose ari mu mutwe wawe ava mu kanyangingo kamwe ajya mu kandi anyuze mu binyabutabire byitwa neuromediateur. Ni ubwoko bw'abahuza bakuri mu mutwe. Buri kanyangingo k'ubwonko buri gihe iyo kakiriye amakuru nako gahita akakoherereje amakuru, ubutumwa bunyura mu binyabutabire bukamenyesha ko amakuru kohererejwe kayabonye, bityo ntigakomeze kohereza. Ni nk'uko wanyoherereza ubutumwa bugufi kuri telefone nanjye nkahita ngusubiza nkubwira ko nabubonye. Buri kanyangingo k'ubwonko kaba gafite utumenyetso twitwa recepteur dushinzwe kwakira amakuru azanywe na za neuromediateur. Uribuka za ntumwa? Umubare w'utwo tumenyetso urangana neza n'umubare wa neuromediateur cyangwa se za ntumwa. Neza nk'uko ingufuri iba ifite umwanya winjiramo urufunguzo umeze neza nk'urufunguzo. Aha rero niho urumogi rukora mu bwonko bw'umuntu. Tetrahydrocannabinol cyangwa se cya kinyabutabire cyo mu rumogi kiragenda kikajya mu mwanya wa twa tumenyetso dutwara amakuru, neuromediateur. Ibi bigatuma utunyangingo tw'ubwonko duhererekanya amakuru atariyo. Niba wanyoye urumogi umuntu akakubwira ijambo, utunyangingo tw'ubwonko dutwara amakuru ntabwo dushobora gutwara ayo makuru neza uko uyahawe. Iyi ni ingaruka imwe. Hari izindi. Imwe mu mpamvu ituma abantu banywa urumogi ni ugushakisha ibyishimo. Tetrahydrocannabinol cyangwa se THC kimwe n'ibindi biyobyabwenge ni ibinyabutabire bigenda bigakora kuri zone ebyiri cyangwa se uduce tubiri tw'ubwonko dushinzwe ibyishimo. Ni icyitwa noyau accumbens ndetse n'icyitwa aire tegmentale ventrale. Ibi nibyo bice bibiri bituma wumva wishimye iyo urimo kurya shokora cyangwa se ikindi kiribwa. Ibi nibyo bikora ibyishimo iyo ubonye umuntu wari ukumbuye cyangwa se ikipe ufana itwaye igikombe. Utunyangingo tuba muri utu duce tubiri tw'ubwonko tubamo umusemburo witwa dopamine. Iki ni ikinyabutabire gishinzwe gutwara amakuru yose arebana n'igihembo. Abana bikurura ku mutumba, iyo wikuruyeho akamanuka akagera mu kabande, amakuru y'uburyohe bw'icyo gikorwa akoze hagenda mu musemburo wa dopamine ava mu kanyangingo kamwe ajya mu kandi. Uyu musemburo niwe usundikira uwo mwana kuzamuka akongera akajya gutangira agakomeza kwikurura kuri uwo mutumba kugeza ikabutura yicitse. Nta muntu n'umwe uhora yishimye mu buzima bwe bwose ngo ahora aseka ubusa aho ariho hose. Uramutse ubonye umuntu umeze uko useka nta kimusekeje wahita ubona ko afite ikibazo mu mutwe. Impamvu tudahora duseka ni uko mu mutwe wacu dufite utundi tunyangingo dushinzwe kohereza ubutumwa bwitwa message d'inhibition. Utunyangingo dushinzwe kohereza imisemburo y'ibyishimo two duhora tuyohereza buri gihe, ariko itangirwa n'izo message d'inhibition, bityo umuntu ntahore yishimye nta mpamvu. Iyo umuntu anyoye urumogi rero by'umwihariko cya kinyabutabire kirurimo cyitwa tetrahydrocannabinol cyangwa se THC kiragenda kikiyomeka kuri twa tunyangingo dushinzwe kugenzura ibyishimo, dushinzwe kugabanya imisemburo y'ibyishimo. Twa tundi dushinzwe gupfuka umusemburo w'ibyishimo tukawubuza kwisukiranya igihe cyari cyo cyose ngo umuntu ahora yishimye nta mpamvu. Ibi bituma twa tunyangingo dushinzwe gukora ibyishimo tubikora ku bwinshi tudafite ikidutangira. Noneho umuntu akishima nta kimushimishije gihari. Umuntu agatangira guseka ubusa nta kintu na kimwe cyabaye kimusetsa. Uzabibona ku bantu banyoye urumogi. Gusa ntabwo buri gihe ari uko bigenda. Madame Martine Codor ni umushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe mu kigo cy'Ubufaransa gishinzwe ubushakashatsi CNRS. Le cannabis à dose faible. Iyo umuntu anyoye urumogi ruke rumutera ibyitwa anxiolyse.
uku ni ukugabanuka k'umuhangayiko ahubwo kumva wishimye. Ariko iyo urunyoye ari rwinshi bitera ibyitwa anxiogène. Ibi ni ukumva uhangayitse kandi usa n'urakaye. Ibi ntabwo birangirira ahangaha. Iki kinyabutabire cyo mu rumogi gikora no ku bindi bice by'ubwonko. Umuntu wanyoye urumogi atakaza ubushobozi bwo kugenzura bimwe mu bice by'umubiri we, ndetse atakaza ubushobozi bwo kwibuka ibintu bibaye ako kanya. Iyo umuntu amaze kunywa urumogi, tetrahydrocannabinol cyangwa se THC ikaba yamugeze mu bwonko ari nyinshi. Itumanaho hagati y'utunyangingo two mu bwonko bwe rirangirika cyane. Ubusanzwe mu bwonko bwa buri wese muri twe harimo agace kitwa cervelle gashinzwe guhuza ibice by'umubiri wacu n'ubwonko bwacu. Niba ushaka kwikora ku jisho, cervelle niyo igufasha kuzamura ikiganza cyawe kigakora ku jisho koko aho gukora ku zuru. Iki kinyabutabire kiba mu rumogi iyo kigeze mu bwonko kigabanya umuvuduko ibice by'umubiri byinyeganyezagaho. Igice gisanzwe kigenzura ukwinyeganyeza kw'ibice by'umubiri kibura amakuru y'uburyo cyari gisanzwe kibigenza ngo kigufashe kuzamura ukuguru ku muvuduko usanzwe ubikoraho. Iki kinyabutabire kandi kijya mu bwonko kikabangamira igice cyitwa hippocampe. Ubu ni bwo bubiko bw'ubwonko. Ikinyabutabire cya THC iyo kigeze mu bwonko kiragenda kikajya mu tunyangingo tubika amakuru y'igihe gito. Utunyangingo tugufasha kwibuka aho wabitse imfunguzo cyangwa se tukagufasha kwibuka ko umaze kwisiga amavuta mu kanya gashize ku buryo utari buhite wongera kuyisiga, cyangwa se nanone tukakwibutsa ko umaze gushyira umunyu mu byo kurya ku buryo udahita wongeramo undi. Amakuru yose yinjira mu mutwe anyura muri hippocampe. Utunyangingo two muri hippocampe nitwo duhererekanya ayo makuru tukayabika. THC iyo igeze muri hippocampe rero ifunga inzira amakuru anyuramo muri utwo tunyangingo. Bityo niba wamaze gushyira umunyu mu byo kurya, ayo makuru y'uko wawushyizemo akaba nta hantu na hamwe aherereye mu bwonko bwawe, ugahita wongera ukawushyiramo kandi wawushyizemo mu munota umwe ushize. Bitewe n'uko ikinyabutabire cya THC kiba mu rumogi kigera mu mutwe w'umuntu kikigana ibinyabutabire bishinzwe guhererekanya amakuru hagati y'utunyangingo, ibi bituma umuntu wanyoye urumogi atekereza ko muri ako kanya harimo kuba ibintu byinshi icyarimwe, bigatuma atekereza ko igihe kirimo kwiruka. Ushobora kumubwira ikintu mu masegonda 5 akaba atangiye kugitekereza nk'ikintu cyabaye mu mwaka ushize. Nawe ubwe ashobora kuba arimo kukubarira inkuru akayibagirwa yigeze hagati. Atekereza ko igihe kirimo kwiruka ku buryo niyo arimo kuvuga nk'uko asanzwe avuga, ashobora gukeka ko arimo kuvuga ku muvuduko munini cyane bigatuma atangira kuvuga arandaga. Ibi byose ubwonko bw'uwanyoye urumogi rukora ntabwo bitandukanye cyane n'ibiba mu bwonko bw'uwanyoye ibindi biyobyabwenge. Mu gisobanuro cya nyacyo cy'ijambo ibiyobyabwenge, ibi nibyo byitwa kuyoba ubwenge. Gusa buri kiyobyabwenge kigira ikinyabutabire cyihariye gitera ubwonko bw'uwakinyoye kwitwara uko bwitwara. Urumogi ruyobya abantu ubwenge ruri mu bice bibiri. Hari ibyitwa herbe cyangwa se marijuana, beu cyangwa se ganja. Ni amababi n'indabo z'iki kimera biba byarumishijwe kugira ngo bitekerwemo itabi. Hari kandi hashish cyangwa se shit. Ni amariragege cyangwa se amatembabuzi bakura mu rumogi bakayavangamo ibindi biyobyabwenge nayo bakayatumagura. Ugukomera k'urumogi cyangwa se ububasha bwarwo bwo kuyobya ubwenge bushingira ku ngano ya tetrahydrocannabinol cyangwa se THC irurimo. Mu buremere bw'ikibabi kimwe cy'urumogi haba harimo hagati ya 0.5 na 0.15 kw'ijana bya THC. Muri hashish cyangwa se shit nayo ikomoka ku rumogi haba harimo 2 kw'ijana bya THC, ariko ishobora no kuzamuka ikagera kuri 40 kw'ijana. Bivuze ko hashish cyangwa se amariragege y'urumogi ari yakomeye mu kuyobya ubwenge kurusha urumogi nyirizina cyangwa se amababi yarwo. Kugira ngo ibi byose bimenyekane, abashakashatsi bagiye bakorera ubushakashatsi bwabo ku mbeba. Iyo zitaza kubaho, aya makuru yose ku biyobyabwenge ntabwo twari kuyamenya. Twebwe n'imbeba dusangiye igice kinini cy'uturemangingo tw'imibiri. Aho ibiyobyabwenge bikora mu bwonko bwacu ni naho bikora mu bwonko bw'imbeba. Uko abashakashatsi bagiye baha imbeba ubwoko butandukanye bw'ibiyobyabwenge barangiza bagapima ubwonko bwazo bakareba n'imyitwarire yazo, nibyo byagiye bituma bavumbura ibi ngibi. Wari uzi ko ubwonko bwacu n'ubundi busanzwe bukora ibiyobyabwenge? Hari ikinyamakuru cyitwa Pour la Science kigeze kubikoraho ubushakashatsi.
ubwonko bw'abantu hari igihe bujya bukora ibinyabutabire bimeze neza neza nk'ibyo mu rumogi. Nuza gushaka muri interinete ijambo endocannabinoide, baraza kukubwira ko endocannabinoide ari ubwoko bw'urumogi ubwonko bwa buri wese bwikorera. No mu ijambo endocannabinoide ubwaryo uraza kumvamo ijambo cannabis. Jean Paul Tassin ni umushakashatsi mu birebana n'imikorere y'ubwonko mu kigo cy'Abafaransa gishinzwe ubuzima INSERM. On peut dire que les humains, dans leur cerveau, fabriquent des molécules qui sont voisines des drogues. Quelle est la différence entre les drogues venant de l'extérieur? Abantu bose mu bwonko bwabo bakora ibinyabutabire bimeze nk'ibiyobyabwenge. Itandukaniro hagati y'ibiyobyabwenge biba mu mutwe wa buri muntu n'ibiyobyabwenge biva hanze umuntu yinjiza mu mutwe ishingiye mbere na mbere ku ngano yabyo. Ingano y'ibinyabutabire biba mu rumogi umuntu anywa itandukanye cyane n'ingano y'ibinyabutabire biba mu rumogi buri wese afite mu mutwe we. Itandukaniro rya kabiri rishingiye ku hantu ibyo biyobyabwenge biba biherereye mu mutwe. Ibiyobyabwenge ubwonko bwikorera biba biri ahantu hamwe mu bwonko, mu gihe ibiyobyabwenge umuntu anywa byo bigenda bikuzura umutwe wose. Et donc tous les sites sont simultanément stimulés. Abantu bakoze ubushakashatsi ku rumogi bashaka kureba ikintu kirurimo gituma abantu barunywa bakazengera, nibo bavumbuye ko mu bwonko bw'umuntu hari utunyangingo dukora ikiyobyabwenge kimeze nk'urumogi, ku buryo iyo unyoye urumogi ibirurimo biragenda bigahura n'icyo kiyobyabwenge kikuri mu mutwe bikamatana neza neza. Igice cy'ubwonko bwacu gishinzwe kuvubura ibinyabutabire by'urumogi cyangwa se gishinzwe gukora mwene ibi binyabutabire cyitwa systeme endocannabinoide. Iki ni igice cy'ubwonko gifite akamaro kanini kubera ko nicyo gipima ingano y'ubushake umuntu agira bwo kurya. Mu yandi magambo, ubwoko bw'ibiyobyabwenge bukorwa n'ubwonko bwacu nibwo bugena ingano y'ibiryo turya uko bigomba kuba bingana n'ingano y'ubushake ugira bwo kurya, appétit. Iki gice cy'ubwonko kandi ni nacyo kigena ingano y'umuhangayiko umuntu agira. Uhangayika ku rwego runaka bitewe n'ingano y'ibiyobyabwenge ubwonko bwawe bukora. Iki gice cy'ubwonko ni nacyo gipima ingano y'ububabare umuntu agira. Iyo usitaye cyangwa se iyo wikebye n'icyuma urababara, ariko buriya bubabare ugira ni buke cyane ugereranije n'ubwo wagira uramutse usitaye cyangwa se ukikeba, ariko ubwonko bwawe ntibukora ingano runaka y'ikiyobyabwenge gishinzwe gushyira ingano y'ububabare ku gipimo runaka, igipimo gikwiye. Iki gice cy'ubwonko gishinzwe kuvubura ibi biyobyabwenge mu bwonko bwawe gisa n'aho ari cyo gituma umubiri w'umuntu uguma uko umeze ntuhindagurike. Iki gice cy'ubwonko banacyita systeme homeostatique. Homeostasie ni ijambo rinasobanurwa nk'iringaniza, équilibre. Buri segonda mu mubiri wa buri wese muri twe utunyangingo miliyoni 2 turapfa tukavaho. Buri segonda kandi nanone utundi tunyangingo miliyoni 2 two mu mubiri turavuka. Ni iringaniza ripimye neza neza. Niyo mpamvu iyo uryamye mu ijoro urabyuka mu gitondo wakwireba mu ndorerwamo ugasanga uracyari wa wundi, ugasanga ntacyo wahindutseho. Iki gice cy'ubwonko gikora ibiyobyabwenge rero nicyo kiringaniza imiterere y'umubiri ku buryo uhora uri umwe, nyamara mu mubiri wawe hahora hakorerwa ibimeze nk'akazi ko mu ruganda, ariko ntacyo biguhinduraho. Ibi ni akazi ka cya gice cy'ubwonko cyitwa systeme endocannabinoide cyangwa se systeme homeostatique. Ubwoko bw'ikinyabutabire kimeze nk'urumogi ubwonko bwacu bukora cyitwa cannabinoide endogene. Iyi endogene isobanuye ko ari cyo mu mubiri imbere, naho ubwoko bw'ikinyabutabire kiba mu rumogi urunguru rw'ikimera abantu banywa cyitwa cannabinoide exogene. Iyi exogene isobanuye ko ari igiturutse hanze y'umubiri. Hari ibiyobyabwenge bikomeye kurusha urumogi mu kuyobya ubwenge, byo ushatse wanabigereranya n'uburozi. Gusa ingaruka z'igihe kirekire ziterwa n'urumogi ntabwo zikwiye kwihanganirwa, cyane cyane ku barunyoye bakiri ingimbi n'abangavu. Dr Olivier Fan ni umuhanga cyane mu mikorere y'ubwonko bw'abantu. Il ne faut pas confondre poison. Abantu bakwiye kumenya gutandukanya uburozi n'ikiyobyabwenge. Uburozi busenya utunyangingo tw'umubiri ari byo bikorwa n'umusemburo w'inzoga, ariko ikiyobyabwenge cyo cyangiza imyitwarire, cyane cyane iyo bibaye mu gihe umuntu ari mu myaka yo kwerekeza ingufu ze zose ku gikorwa runaka nko kwiga. Avoir la scolarité la meilleure possible. Iyo umuntu w'ingimbi cyangwa se w'umwangavu akunze kwinjiza mu bwonko bwe ibinyabutabire byo mu rumogi, ibice by'ubwonko bwe bishinzwe gufata ibyemezo mu buzima bwe bwose bicika intege. Ubushobozi bwe bwo kugenzura ibyo akora ndetse n'ubwo gufata ibyemezo bukagenda bugabanuka.
kubera icyo umuntu wabinyoye bimugora cyangwa se bikanamunanira kubireka. Mu buzima busanzwe umuntu utanyoye ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose akaba arimo gutekereza neza, utunyangingo tw'ubwonko bwe duhora twakira kandi twohereza ubutumwa bwuza cyangwa se bugenda bumeze nk'ibinyabutabire cyangwa se bumeze nk'amashanyarazi. Akanyangingo kamwe k'ubwonko iyo koherereje kandi ubutumwa bikora ibimeze nk'amashanyarazi. Iyo ubwonko bwagezemo ibiyobyabwenge rero, iyo akanyangingo kamwe koherereje kandi ubutumwa, bya bimenyetso by'amashanyarazi bisanzwe bitangwa n'icyo gikorwa noneho biba byinshi cyane, amashanyarazi akaba menshi mu mubiri. Ikibazo ni uko utunyangingo tw'ubwonko tudakoze ku buryo tuba mu bimenyetso by'amashanyarazi angana uko nguko. Iyo twisanze mu bihe nk'ibyo ngibyo rero, nta mahitamo tuba dusigaranye usibye kwiga kubaho gutyo, kwiga kuba mu mashanyarazi menshi. Utu tunyangingo tw'ubwonko duhita dutangira kwiga kwihanganira iyi mibereho. Kugira ngo tubigereho rero, duhita dufata icyemezo cyo gufunga cyangwa se gukuraho bimwe mu byumviro byo kuri buri kanyangingo k'ubwonko bishinzwe kwakira amakuru, hagamijwe ko tugabanya kwakira amakuru arimo guteza ibimenyetso byinshi by'amashanyarazi. Ni nko kuba hari ubushyuhe bwinshi ugakuramo umupira cyangwa se ishati kubera ko iyo shati irimo kukongerera ubushyuhe. Utu tunyangingo natwo dukuraho ibimenyetso byakira amashanyarazi kugira ngo ntidukomeze kumva ayo mashanyarazi. Dore ingaruka z'iki gikorwa: iyo umuntu yanywaga ikiyobyabwenge akakigabanya, ingano y'ibinyabutabire byageraga kuri buri kanyangingo k'ubwonko iragabanuka, hanyuma ubwonko bukongera gukora nk'uko bisanzwe. Ariko mwibuke, utunyangingo tw'ubwonko tuba twaramaze gukuraho bimwe mu byumviro byatwo bishinzwe kwakira amakuru, kubera ko biba byarahoze byakira amakuru menshi bigateza amashanyarazi menshi. Iyo umuntu agabanije ikiyobyabwenge kandi yarakimenyereye rero, bigahurirana n'uko utunyangingo tw'ubwonko bwe twakuyeho bimwe mu byumviro, ubutumwa bwose ubwo bwonko bwakiriye ntabwo butambuka neza. Iyi niyo nzira binyuramo umuntu wamenyereye ikiyobyabwenge yakibura akarwara. Ibi bikunda kuba ku bantu banywa kokayine cyangwa se heroine. Kugira ngo umuntu agere aha ngaha, ni ukuvuga kugira ngo umuntu abatwe n'ikiyobyabwenge, ni uko ibinyabutabire biba muri icyo kiyobyabwenge biba byaratumye ubwonko bwe bunanirwa gupima ingano y'imwe mu misemburo utunyangingo tw'ubwonko twifashisha mu guhererekanya amakuru, ari byo byitwa neuromediateur. Dufate urugero, hari umusemburo twigeze kuvugaho witwa dopamine, umusemburo ukora nk'igihembo gitangwa iyo umuntu akoze ikintu runaka nko kurya, kunywa, kumva urwenya, guhuza ibitsina. Iyo unyoye ikiyobyabwenge nk'urugero urumogi, cya kinyabutabire kirubamo cyitwa THC, tetrahydrocannabinol, uyu musemburo w'ibyishimo uvubuka ari mwinshi. Iyi niyo mpamvu abantu benshi bakunda kunywa urumogi, kubera ko iyo barunyoye uyu musemburo uravubuka cyane, bakumva ibyishimo byinshi kandi nta kintu cyabaye gishimishije. Ikibazo kivuka iyo unyoye ikiyobyabwenge runaka uyu munsi, n'ejo ukongera, n'ejo bundi ukongera, bikageraho igipimo wa musemburo wa dopamine wagarukiragaho kizamuka. Niba waguhaga ibyishimo bihagije ari uko wanyoye urumogi rimwe ku munsi, noneho igipimo kirazamuka ugatangira kuguha ibyishimo ari uko warunyoye kabiri ku munsi. Abantu batanywa ibiyobyabwenge batanywa n'inzoga, igipimo cy'uyu musemburo kiba kiringaniye. Iyo bariye cyangwa se iyo banyoye byonyine, mu bwonko bwabo havubuka igipimo gihagije cy'uyu musemburo, umuntu akumva arishimye, ashimishijwe no kunywa byonyine cyangwa se ashimishijwe no kurya. Ariko iyo igipimo uyu musemburo ugarukiraho cyamaze kuzamuka, kunywa cyangwa se kurya ntabwo biba bihagije. Niyo mpamvu abantu banyoye inzoga cyane ashobora kumva no kurya ntacyo bimubwiye igihe atabonye agacupa. Niyo mpamvu abantu babaswe n'ikintu runaka baba biteguye gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo babone icyo kintu cyababase, icyo kintu kibaha ibyishimo. Urumogi ntabwo ari cyo kiyobyabwenge cya mbere gifite ububasha bwo kubata. Abantu 9% banyoye urumogi nibo bava ku rwego rwo kurunywa bisanzwe bakagera ku rwego rwo kubatwa narwo. Kokayine, iyo mu bantu 100 bayinyoye 20 irababata. 30% by'abantu banyoye itabi bo rirababata. Ubundi kugira ngo ikiyobyabwenge kigere mu bwonko bw'umuntu kinyura mu maraso. Ubundi ibiyobyabwenge abantu banywa babinyujije mu kanwa nibyo bibata gake kurusha ibiyobyabwenge banywa babinyujije mu nzira zituma bigera mu bwonko vuba. Nk'urugero, ibiyobyabwenge abantu biyinjiza mu mubiri babinyujije mu nshinge nka za heroine bigera ku bwonko vuba kubera ko amaraso y'umuntu akoresha amasegonda 60 akabazengurutsa umubiri wose.
bivuze ko niba witeye urushinge rurimo ikiyobyabwenge ubwo mu munota umwe kiraba cyamaze kugera mu bwonko. Ibiyobyabwenge binyuzwa mu mwuka cyangwa se mu mwotsi nk'urumogi n'itabi byo bijya mu nzira inyuramo umwuka duhumeka, byagera mu bihaha bikanyura mu dutsi duto cyane twitwa capillaire tuba mu mubiri w'umuntu, ubundi bikaba byinjiye mu maraso, bityo mu gihe kitageze ku munota umwe bikaba byageze ku bwonko. Inzoga yo kubera ko inyura mu kanwa nk'amazi, urayimira ikagera mu gifu ikajya mu mara, ubundi ikinjira mu maraso. Inzoga yinjira mu maraso ariko ntabwo ari y'amazi umira agera mu maraso. Ibinyabutabire birimo nibyo bijya mu maraso. Mu minota 60 nibwo inzoga uba wanyoye iba maze gukwira mu mubiri wose, mu maraso yose. Ibiyobyabwenge bikomeye nka kokayine cyangwa se heroine nabyo iyo bihumetswe binyura mu nzira nk'izitabi n'urumogi, hanyuma byagera mu bwonko bikajya ku gice cy'ubwonko cyitwa tronc cerebral gishinzwe kugenzura bimwe mu bikorwa by'umubiri bitubeshaho nko gutera k'umutima cyangwa se guhumeka. Niyo mpamvu umuntu winjije mu mubiri we kokayine cyangwa se heroine nyinshi agera ibyitwa overdose, kubera ko ibi biyobyabwenge iyo bigeze mu bwonko bibuza tronc cerebral gukora akazi kayo ariko ko kugenzura uko umutima utera no guhumeka. Umuntu akaba yapfa aheza umwuka cyangwa se umutima wo guhagarara. Mu bihugu biteye imbere leta zishora amafaranga menshi cyane mu kurwanya ibiyobyabwenge ariko ntabwo bibuza abantu gukomeza kubinywa. Mu Bufaransa ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ritwara leta miliyari 8 na miliyoni 700 z'amayero. Aya mafaranga bayita aya impact social. Aya ni amafaranga bahemba abapolisi bo mu ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge, abakora kuri za douane bashinzwe kubitahura, abacungagereza barinda bafatiwe mu rumogi cyangwa se ibindi biyobyabwenge, n'amafaranga akoreshwa mu butabera mu kuburanisha iki cyaha. Hakiyongeraho ayakoreshwa mu kuvuza abo byagizeho ingaruka. Ibi byose ariko ntibibuza ko Abafaransa miliyoni 4 bakinywa urumogi. Muri bo miliyoni 1,200,000 barunywa mu buryo buhoraho. Rwarababase. Abacuruzi ibiyobyabwenge mu Bufaransa bityo gihe baba binjije miliyari 2 na miliyoni 500 z'amayero. Aba ntabwo bamamaza ibicuruzwa byabo ndetse babicuruza rwihishwa, ariko abakiriya bajya kubishakira kandi bakababona kubera ko bacuruza igicuruzwa kibata. Nta gitangaza kiri mu kuba ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge butera imbere buri munsi mu gihe turi mu muryango mugari w'abaryi bakomeye, aho ukomeye kurusha abandi ari urusha abandi bose kugura. Guhera mu kinyejana cya 17 ubucuruzi bw'isi yose bwatangiye kwerekeza amaso yabwo ku bucuruzi bw'ibintu bikunze kubata abantu: inzoga, itabi, opium, isukari. Uyu munsi nabwo ubucuruzi bw'isi ntabwo butandukanye n'ubw'iki gihe, kubera ko mu 2009 amabanki yo mu isi yagiye mu gihombo aza kugikurwamo n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Mu 2008 ubukungu bw'isi yose bwaraguye bitewe n'uko mu 2001 amabanki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabanije inyungu yaka ku nguzanyo, ashishikariza abaturage kuguza amafaranga ari benshi kugira ngo bagure amazu. Amagana y'amamiliyoni y'Abanyamerika n'Abanyaburayi bihutiye kuguza amafaranga muri banki bagura amazu. Ibi babishingiraga ku kuba ngo igiciro cy'amazu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burayi kizamuka hafi buri munsi. Bumvaga ko nta wahomba afite inzu. Ibi byanatumye izi nguzanyo zitangwa ku nyungu ihindagurika, ishobora kuzamuka cyangwa se ikamanuka. Mu 2001 inyungu kuri izi nguzanyo yari 1%. Mu 2004 Banki Nkuru y'Igihugu yayishyize kuri 5% mu rwego rwo kurwanya izamuka rusange ry'ibiciro ku masoko. Abagujije batangiye kuremererwa n'umwenda wabo, batangira kunanirwa kwishyura. Amabanki yari akeneye amafaranga yayo. Benshi batangiye gushyira ya mazu ku isoko, ariko amazu aburuyagura kubera ko ibiciro byayo byari byaramanutse kandi byasaga naho buri wese afite inzu yikopesheje muri banki. Ntabwo bashoboraga kugurisha inzu zabo ngo bishyure banki. Banki ntabwo zashoboraga kwishyurwa. Ibi bisobanuye ko agaciro k'amazu muri Amerika kagiye hasi cyane y'ingano y'amafaranga amabanki yagurije abantu. Mu mpera z'umwaka wa 2007 Abanyamerika barenga miliyoni 1 bari baragujije banki bakagura amazu, ntabwo bari bagifite ubushobozi bwo kwishyura. Mu 2009 amabanki menshi mu Burayi no muri Amerika nta mafaranga yari agifite. Ikinyamakuru The Observer cyanditse ko nta handi hantu amabanki yashoboraga gukura amafaranga usibye mu iyezandonke no mu mafaranga yavuye mu byaha. Bibarwa ko muri uyu mwaka amabanki yo mu Burayi no muri Amerika
yemeye kwakira miliyari 357 z'amadolari yavuye mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge aba ariyo bakoresha mu kubura umutwe. Ntabwo ari ubwa mbere ibiyobyabwenge byari bitabaye ubukungu bwacu. Kuva amabanki yabaho mu isi ntabwo habuze kuba hamwe muri yo yubakira ubuhangange bwayo ku mafaranga ava mu biyobyabwenge. Nko mu 1865 ubucuruzi bw'ikiyobyabwenge cya opium bwari bwemewe ku isi, ndetse Ubuhinde bwari bukoronijwe n'Ubwongereza bwakuraga 14% by'amafaranga yabwo yose mu bucuruzi bw'iki kiyobyabwenge. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation HSBC ni banki yinjije miliyari 56 z'amadolari mu mwaka wa 2019. Iyi banki yashinzwe mu 1865 kubera ko abacuruzaga opium hagati y'Ubushinwa, Hong Kong n'Ubuhinde bari bakeneye banki ikomeye cyane bakorana nayo. Uyu munsi ni imwe mu mabanki akomeye ku isi, ariko ikaba imwe muri banki zishinjwa kenshi gukora iyezandonke. Banki igirira ibanga rikomeye abakiriya bayo bashobora kuba bakuye ubutunzi